Uyu dutangiranye yitwa Nyambo, ndetse uyu muzungu muri kubona ari kumusoma ku kuboko yitwa Bilal. Hirya gatoya hari undi mukobwa w'umuvandimwe wa Nyambo witwa Claudia, ndetse nanone hari n'undi muvandimwe wabo wa gatatu nawe uri kwiga ururimi rw'icyongereza mu buryo bwihuse cyane kugira ngo akunde nawe abe yakwegukana uyu muzungu. Ese bimeze gute? Ese ubundi byatangiye gute kugira ngo bisange ahantu, kugira ngo abavandimwe batatu bisange bakunda umuzungu umwe? Ese ubundi nyuma y'ibi byose ni iki kizakurikiraho? Episode ya 8 yamaze kugera hanze, ndagira ngo tuyinjiremo neza ndetse twinjire no mu byayiranze. Wibutsa gukanda subscribe, ni kuri B News TV 123, urasangaho byinshi ndetse binarambuye kuri iyi filime y'abavandimwe batatu. Uyu dutangiranye w'umukobwa yitwa Nyambo, ndetse uyu mukobwa witwa Nyambo ntabwo azi icyongereza neza ku buryo abasha kuvugana n'uyu mugabo cyangwa se n'uyu musore witwa Bilal. Ibi ni nabyo bikomeje kugenda bisa nkaho bituma uyu mukobwa witwa Nyambo adakundana na Bilal mu buryo bweruye cyangwa se mu buryo wavuga yuko buri original, kubera yuko uwitwa Claudia azi icyongereza cyane ndetse abasha kuvugana n'uyu witwa Bilal cyane ndetse bakanumvikana. Ibi nibyo bikomeza kugenda bishobora kuba byahereza amahirwe Claudia yo kuba yakwegukana Bilal. Ikirenzeho ndetse kinababaje, Claudia we ntabwo ashaka gukundana na Bilal, ahubwo ashaka kumwaka cyangwa se ashaka kuba yamurya amafaranga ye yose. Hirya gatoya hari undi musore cyangwa se hari undi murara bita Kiramani. Uyu murara niwe wakundanye n'uyu mukobwa witwa Nyambo. Abangaba bakundanye mbere ndetse na n'ubu ngubu baracyakundana, ariko uyu mukobwa witwa Nyambo aho yamaze kubonanira n'uyu muzungu cyangwa se guhura n'uyu muzungu, bisa nkaho n'ubundi ari hagati ya rubamba cyangwa se ari mu menyo ya rubamba nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Abahanga mu kubivuga cyangwa se abahanga mu kubisobanukirwa, ubu ngubu Nyambo nawe ubu tuvugana wavuga ko ari hagati mu menyo ya rubamba. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa witwa Nyambo yakundanye n'uyu murara wita Kiramani, uyu Bilal ataraza cyangwa se batarakundana cyangwa se ataranamumenya, ariko aho amaze kumenyera Bilal, ubwo Nyambo agikundana na Kiramani yabonaga ari umuntu w'imbobo, yabonaga ari umuntu uri aho ngaho, mbese yabonaga nta n'ikintu ashobora kumufasha. Ariko uyu Bilal akimara kuza mu buzima bwa Nyambo, nibwo Nyambo yahise abona yuko ubuzima bwa Kiramani butangiye guhinduka, ndetse aho Bilal yahereye akazi Kiramani ko kuba yaba umumanager wa ririya garage rya Bilal, Nyambo yahise abona yuko ubuzima bwa Kiramani bugiye guhinduka. Ikindi nanone, Nyambo ibi byose byabaye akitwa ko akundana na Kiramani, ndetse nanone Kiramani niwe wishyuriraga inzu ba Nyambo babamo. Ndetse mbayibutse yuko Nyambo ndetse na Claudia n'undi mukobwa mutoya ni abavandimwe batatu. Ikindi nanone, bose baba bashaka kwikubira uyu muzungu, ndetse buri muntu ari ku ruhande rwiwe. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba abangaba uko ari batatu, ukareba Bilal, ukareba Kiramani ndetse ukareba na Nyambo, ushobora guhita utekereza ngo ese hagati y'aba bantu ninde ushobora kuba yakwegukana undi? Bilal gusoma Nyambo gutya ni ibyishimo cyane ndetse binarenze kuri Nyambo ndetse no kuri Bilal uri kumusoma. Ariko se ibi ngibi nanone bishobora guhita bihereza isura Nyambo ya Bilal itandukanye niyo yarazi, kubera yuko Bilal amaze iminsi ari kubwira Nyambo yuko witwa Claudia ari umushuti we atari umukunzi we, ariko Claudia nawe yamaze kuvuga yuko witwa Nyambo atari umuvandimwe we, ndetse n'uyu mukobwa murumuna wabo nawe atari umuvandimwe we. Ibi ngibi nibyo bikomeza kugenda bisa nkaho bidashyira amaherezo kuri ibi bintu, kubera yuko n'ubundi hagati haracyari imihangana. Kiramani mu gusura Nyambo kwe atamuteguje cyangwa se atamubwiye, ibyo byose yabikoze Nyambo amaze guhamagara Bilal, amaze kumubeshya yuko yarwaye kugira ngo arebe niba ashobora kuba amukunda bya nyabyo
cyangwa se ari kumubeshya cyangwa se ari gukundana na Claudia. Ibi ngibi ntabwo ariko byari bimeze, ndetse si nako byagenze, ahubwo Bilal yahise azamuka aza kureba Nyambo. Amahirwe Nyambo yagize ubwo umuntu yakomangaga Kiramani ari kumwe na Nyambo, Nyambo yahise agira ubwoba, aratengurwa, aratitira nyine nk'umuntu ufite ubwoba, kubera yuko yari amaze guhamagara Bilal, yumva yuko ari ukomanze, ari uhageze, agatekereza uburyo agiye guhita akubitana na Kiramani nawe ariho ari, bigahita bizamuka cyangwa se bigahita biba ibindi bindi. Ese bimeze gute? Nanone ikindi kirenzeho, Nyambo yahise acomekamo akajambo kagira ati nakubwiye ngo wihishe, bameze nk'abaje kwishyuza umutekano ariko wabyanze. Iri ni ryo jambo Nyambo yahise acomekamo ari kujijisha Kiramani, kubera yuko Nyambo yabwiye Kiramani akimara kumva uwo muntu ukomanga amusaba ko yajya kwisha mu cyumba, ariko akimara kubona uriya muntu uri kwishyuza yahise amubeshya acomekamo akantu ati nakubwiye ngo wihishe mu nzu, ati baje kwishyuza umutekano. Kumba ari kugira ngo amujijishe atamenya ibyo ari byo. Devo nawe hirya ari kwigisha uyu murumuna wa Nyambo Icyongereza. Mwibuke nari nababwiye yuko uyu murumuna wa Nyambo nawe akomeje kugenda yiga Icyongereza mu buryo bukomeye cyane ndetse mu buryo bwihuse, kugira ngo akunde nawe yisubize uyu Bilal. Ndetse Bilal mbere yuko akundana na Nyambo yabanje gukundana n'uyu murumuna wabo. Wumva uburyo ibintu bikomeje kugenda bigorana cyangwa se bikomera hagati yabo bombi. Mwibutsa gukanda subscribe, ni kuri B News TV, ni 123, uzajya ukomeza ubane natwe ndetse umenye byinshi birambuye. Ni agafilime kacu, ni agafilime gasobanuye abavandimwe batatu, ni episode ya 8 yamaze kugera hanze, ndetse ndizera yuko uragenda ushimishwa na byinshi twakomeje kugenda tugarukaho. Uyu mukobwa uri kwigishwa Icyongereza na Devo, uyu mukobwa akomeje kugenda ashyiramo imbaraga, ndetse ari nako asa nk'umuntu ugira inama Nyambo y'uburyo ashobora kuba yagumana uriya muzungu. Ibi byose abimubwiye bitewe n'ibyo Nyambo yari amubwiye. Nyambo n'uyu mukobwa barumvikana mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se mu buryo buri hejuru cyane. Ndetse ikindi, uyu Claudia yarabihakanye bombi ngo ntabwo ari abavandimwe be, ndetse ngo nta naho bahuriye. Ibitutsi umunsi ku wundi bikomeza kwiyongera, bari gupfa uyu Bilal. Nyambo akomeje kugenda ashaka ahantu haturuka icyizere cyo kuba Bilal adashobora kuba yakwigobotora Nyambo, cyangwa se adashobora kuba yamwinduka. Ahubwo umuntu akibaza ngo ese Nyambo ukomeje kugenda atekereza ibintu nk'ibi hagati ya Bilal ndetse na Kiramani, ibi nibyo bikomeje kugenda bituma n'ubundi uyu murumuna wa Nyambo akomeza kugenda amugira inama ifatika mu buryo bwe, cyangwa se mu buryo buhuje n'ibitekerezo bye. Kubera yuko nk'ubu Nyambo akimara kubwira uyu murumuna we uburyo Bilal ashaka kumwandikaho ibintu bye cyangwa se ibikoresho bye ngo bibi bye cyangwa se abe nk'ubimanaginga, uyu nguyu murumuna we yahise amugira inama yo kubyemera, ndetse akanabisamira hejuru, akajya no kubeshya Kiramani yuko Bilal badakundana, ahubwo ari gushaka kumukuraho umutungo kugira ngo ubahindurire ubuzima. Ariko harimo abantu wagira ngo kubeshya bagiye no kubyiga, cyangwa se wagira ngo hari ishuri ryabigishije kubeshya. Nk'uyu mukobwa uri kubwira Nyambo gutya, umva nk'uburyo bari kugenda amubwira ari kugenda amucomekeramo akantu ko kubeshya. Ibi byishimo Nyambo afite, ushobora gutekereza ngo ibi byishimo bizarangira ryari? Ibyishimo bizahoraho? Uyu mukobwa Claudia ubwo ari gupanganana uburyo bakomeza kugenda bashuka cyangwa se bashitura Bilal,
abangaba bakomeje kugenda bakoresha imbaraga nyinshi nubwo ziri kugenda zisa nkaho zibipfabusa. Nababwiye ngo turaza kubyinjiramo neza, tugende umurongo ku wundi uburyo bimeze ndetse n'uburyo bikomeje kugenda. Ibaze aho Nyambo ageze aho atangira kwigisha uyu muzungu cyangwa se uyu Bilal ikinyarwanda kugira ngo bajye banavugana neza. Nyambo ntabwo azi icyongereza neza ariko babasha kuvugana. Ikindi kandi nanone Claudia mu kwihakana cyangwa se mu kuvuga yuko Nyambo ndetse n'uyu muvandimwe we nta kintu bahuriyeho, ibi ngibi bikomeje kugenda byongera urwango hagati yabo bombi. Ndetse nanone ibi ngibi bigahita bisunikira Bilal kubona hagati ya Nyambo ndetse na Claudia bisa nkaho n'ubundi nabo ubwabo badafitanye ubwumvikane. Ni episode ya 8, ni episode yamaze kugera hanze kuri Big Mind Empire ndetse na hano kuri B News TV 123. Mwibutse gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tugenda tubana neza 5 kuri 5. Nagasobanuye kabavandimwe batatu tugenda tugaruka ku byayiranze ndetse tugenda tunagaruka neza uburyo yakomeje kugenda ikinwamo, ndetse niba hari n'ibindi bitekerezo wifuza kutwoherereza wabyandika hasi muri comment tukagenda tubigarukaho ndetse tukagenda tubireba, ndetse mukagira n'inyunganizi muduha kugira ngo tugire ibyo dukosora niba hari ibyo tudakora neza. Ni mwebwe mutuma tugira aho tugera cyangwa se ni mwebwe mutuma tugera aho turi. Niyo mpamvu mukwiye kudi ibitekerezo byanyu kugira ngo tubashe kugenda tubigenderaho kubera ko ari mwe mukunda ibyo dukora. Ciao ciao.